igihe cyose Satani yakwegeye akakubwira yuko nta kintu kimaze, ubu watakaje ubutware bwawe. Yesu nashimwe inshuti z'Imana, nabashoboje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni Pastor Placide. Nashimira Imana ko impakanye kuganira namwe ijambo ry'Imana aho muri aho mu rugo iwanyu, kugira ngo tugere aho tuva tugere naho tugera, twumve uko Imana idufata. Ari uko abantu badufata, ariko abantu bagufata, ariko ari uko Imana ikumva, ari ukuntu Imana yikubona bitandukanye n'uko abantu bakubona, kuko niyo yateguye umuteguro kugira ngo ubeho. Mbere y'uko mama wawe akumenya, Imana niyo yakumenye mbere. Reka tuganire ijambo riri mu Itangiriro, ni igice cya mbere umurongo 26. Aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agira ishusho yayo. Amen. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yaremye umuntu, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Ahangaha hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ntabwo ndi byinjiramo cyane. Urumva ko atari igikorwa cyakorwaga n'umuntu umwe, ni igikorwa cyateguwe n'itimu runaka yayiteguye, yari igiye gushyiraho umuntu. Eba ngo tureme umuntu ase natwe. Ahangaha ndagira ngo mubwire mwene Data wicaye mu rugo iwawe n'ibyo uri gukora kusa n'Imana. Iby'isi kumvisha n'ibyo abantu bakumvisha bakubwira ko ufite ukundi kuntu usa, bitewe n'ibyo urimo naho uri usa n'Imana. Ariko wenda kudasa n'Imana kwawe gushobora gukurwaho nawe ushatse kuyikuraho, ariko ufite ishusho y'Imana. Hari igihe abantu n'isi n'ibitukikije bidusubiza inyuma bikatubwira yuko turi abantu baciriritse, ariko ugomba kumenya ko ufite ishusho y'Imana. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Icya kabiri ugomba kumenya ko ufite ubutware, ugomba kwakira ubutware Imana yaguhaye. Ari nayo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo igituma Imana iteka ryose ihora igukurikirana nk'umwana w'umuntu, ihora iyo umwana wese akoze ikosa mu rugo, umubyeyi akareka kumuhana, ni ukora ko umubyeyi atakaje ububyeyi bwiwe. Ikiranga umubyeyi ni uko iyo umwana agize akantu k'agakosa ko umubyeyi agira akantu amukubita kugira ngo amugarure. Ubwo rero ni urukundo rw'Imana, urwo ni urukundo rw'Imana rutugarura kuri yo. Yavuga ngo batware isi n'ibikuruka mu nyanja n'ibigenda ku butaka n'ibintu byose kugira ngo bitware. Iyo wisanze watakaje ubutware Imana yaguhaye, ntabwo ari Imana ifite ikibazo, ahubwo ni wowe ufite ikibazo. Ugomba kugarukana ubutware bwawe. Ni gute umuntu yagarukana ubutware bwiwe? Ni ukongera ukegera Imana, agasubira mu rugo nk'umwana. Wamara gusubira mu rugo nk'umwana, Imana nayo ikongera ikagusubiza bwa butware bwawe wari ufite. Ni gute umuntu atakaza ubutware ku Mana? Igihe cyose Satani yakwegeye akakubwira yuko nta kintu kimaze, ubu watakaje ubutware bwawe. Uwo maze Satani yaragiye agenda yigira Esawu, mukuru wa Yakobo, aramubwira ngo ugiye gupfuza izi nzara. Aragenda abwira Yakobo, aramubwira ngo mpereza ngo kubitukura. Yakobo yaratetse ibishyimbo, aramubwira ngo mpereza ngo ibishyimbo nirire, ngo n'ubundi ejo nzapfa. Ubundi se ngo bukuru bwanjye buramarira iki? Ngo butware nahawe buramarira iki ko mbona ngiye gupfa? Arangije mukuru we amenya neza imbaraga z'ubutware n'icyo bimaze, aramubwira ngo banza umukuru bwawe. Arimubwira se ko ari kwikinira. Arangije amubwira ngo nta kibazo gutwara. Yatuza akanwa kiwe, aravuga ngo gutwara. Ikintu cyabayeho kuriganywa kwa Esawu ntabwo kwavuye kuri Yakobo, ahubwo kwavuye kuri Esawu watanze ubukuru bwe mbere hose. Bivuze iki rero? Reka abantu bo ku isi n'abantu na Satani be kukubwira yuko hari ikintu watakaje, ko ntacyo uri cyo, bitewe n'uko ubona ibintu bitari kugenda nk'uko ushaka. Ubutware bwawe uracyabufite, Imana iracyari kumwe nawe, ahubwo wowe ubwawe irambuye amaboko iravuga ngo ngwino usange, ngwino ndagutegereje. Aho wicaye mu rugo iwawe rero, ibyo aba biri kukugambuza kano kanya n'ibyo biri kuguca intege kano kanya, garuka ku Mana yongere nayo gusubiza ubutware.